ubundi perezida uranyongera iminota ntabi hanyuma reka tuvuge kuri aba bantu bahagarariye Imana bakayihagararira neza, nabo bagera mu gihe cy'ibibazo. Haleluya, munyitabe haleluya, amen. Nabo bagera mu gihe cy'ibibazo cy'ingorane, Imana nayo ikabibuka batabitekereza kubera ibintu bakoze, bo bibwira ko ari ibintu byoroshye, ariko bageze mu bibazo Imana irahaboneka mu munota wayo. Umuntu wa mbere ni umugabo bita Yohana ngo baramufashe baramubwira ngo Yohana, reka tukubaze, dushaka kuguha poromosiyo, ariko mbere yo kuyiguha katubanze tukubaze. Pawulo twamuciye umutwe uhari, Yohana aravuga ati nari imana. Petero tumucubitse wari uhari, Yohana aravuga ati naho nari imana. None se uwo bita Nereya tumushishura tukamukuraho uruhu wari uhari, Yohana aravuga ati nari imana. None se abantu bose abigishwa uko twagiye tubica urakuzi, Yohana aravuga ati jewe ndabizi nari imana. Baramubwira ngo rero dushaka kuguha poromosiyo tuguha nini, hagarara uvuge ko uwo mugabo utamuzi witwa Yesu, niturangiza tukureke wigende. Yohana arababwira ngo mbabwire, usibye no kuvuga ko namuzi sinanabibota, amba mu mutima, mbana nabo, ngendana nabo, abagira tuzanye zamukozeho, amaso yanjye yaramubo, byashoboka bite kuba mugabo mwihaka. Baramubwira bati tugiye kumushiririza ku buryo turi mu guteke ufiriti ukabibona neza ko twamukara. Aravuga ati ahubwo mwatinya, bashyira mu rukwi rwa mbere begegeza mu rwa kabiri. Yohana aravuga ati muri gushyiramo ngere bitewe n'uko uwo mugabo muzi, mushyiramo n'urwa gatatu, bashyiramo izindi nkwi barengegeza, barangije baramufata. Yohana ngo yaragezemo mu myaka 40, baramufata bamuta mu itanura, bakiri mu tamo basanga Yesu yahamije yahagazemo. Arangije arababwira ngo mbabwire, n'undi munsi n'ikindi gihe ntimuzongere kumenyera umuntu wavuzweho n'Imana. Imana ishimwe. Umuntu wa kabiri ni umukobwa witwa Siteri, ngo bagiye n'abamisi bajya bari abakobwa bagayobora bagabata, ariko uwo musatsi ufite urabona uzawuhingukane bwawe. Siteri akavuga ati none mushake, bakamubwira ati wowe genda ushake amavuta y'ubwoko bune ushireho n'inzara, ushireho n'amahere, utobore n'amazuru. Siteri arababwira ngo muzabaririze, iwacu si uko bikora, hari ukuntu twize tugomba kugenda, hari inyambaro tugomba kwambara, hari ibintu tugomba kwishyira. Aravuze ngo ayo mahere nasobanuye. Baramubwira bati ngo tubi twifiyeri tugomba kwambara kugira ngo nitugere imbere y'Umwana natureba atangirane n'amayiti. Siteri arababwira ati wa njyewe ubuntu bw'Imana urampagije, nawe ubuntu bw'Imana bugize gute urampagije. Abakobwa ngo bagiye gutambuka, uwa mbere aratambuka, yajya ahagera yakerekana mu karima k'igikoni, umwami akamubwira ati nta kintu ufite wowe, komeza wigende. Uwa kabiri akaza yakerekana inyinya nziza afite, umwami akavuga ati amanyinya ntabwo ariyo nshaka, njyewe umuntu wubashye Imana. Uwa gatatu akaza, hari ukuntu abakobwa mwigendesha ukagira ngo muranarwaye, kazi inzara yazigize gutya yaziteretse n'agashakoshi, umwami yamubona akavuga ati uyu mukobwa uri kugenda gutya ufite inzara zisongoye zica y'izimbata, uburinde bukamubwiye guteka, uyu mukobwa azandekera. Umwami aravuga ati ntabwo ari wowe cyane. Arangije Esiteri bagezweho, abakobwa baravuga ati none muhore murebe wa muturage. Ariko Esiteri agihinduka, agihinduka umwami aravuga ati mbonye umuntu nari naramuze. Abakobwa bose batambutse hano, mbonye umukobwa naho abandi bose bahanyuze, ibintu bari kwigira ndi kubona nabi. Ariko uyu mukobwa umwami ahita ahaguruka, afata inkoni arayimutura, aravuga ngo uhereye none uyu nguyu niwe ubaye umwamikazi. Imana ishimwe cyane. Umuntu wa gatatu wahagarariye Imana neza ni umugabo bita Daniyeli. Baramubwiye ngo ntabwo wemerewe gusenga n'umunsi n'umwe. Daniyeli aravuga ati usibye no gusenga ahubwo nzajya mbikora gatatu, ngo ku manywa agasenga, ariko wewe urebe no gusenga ugiye kubyuka cyaje kunaniye. Ntabwo ushaka kwiyereka Imana wibwire ngo ma uyu munsi uwuyobore, ahubwo uri kubyukira muri telefone, uri gutanga utubizi tudafite 12, kandi uwo musore rw'uwo
ntabwo bituma bagukunda. Ikintu gituma umuntu agukunda ni ukubaha Imana byose. Imana itatanze igikundi ntacyo umuntu yakumarira. Imana ishimwe cyane. Esiteri gasenga ubugira gatatu. Uyu muhungu uyu mugabo witwa Daniyeli basenga gatatu, asenga gatatu ku munsi. Ngo barangije baramufata baramubwira ngo wowe tugomba kukujyana mu rwobo rw'intare, turabona ariho twaguhanira kuko waradusuzumuye. Ariko ngo bamunazemo basanga Imana yamutanzemo, yasibumbye iminwa ngo zigiye kumurya. Abantu barategereza ngo Daniyeli ari buze gupfa, ariko ngo umwami azindutse mu gitondo ahamagara Daniyeli arabaza ngo Daniyeli, Imana ukorera yabashije kukurinda. Daniyeli aribwira ngo ndabonetse imbere yawe ntafite urubanza, kandi nawe mwami nyagasani nta kintu kiribuka nagukorera. Imana irahahagarara kubera Daniyeli ibintu yakoze. Imana ishimwe cyane. Umuntu wa nyuma ariwe tugiye gusorezaho, ari naho twasomye, ni umugabo witwa Pawulo. Pawulo yakoreye Imana. Pawulo yarababaye.